yacu rero kandi ubundi tuyitangirire mu rugo kwa Clevis. Mama Clevis yarimo aganira n'umuhungu we. Clevis rero aba atashye mu masaha ya nimugoroba avuye mu kazi ananiwe. Asanga mama we n'umukobwa we, cyane ko Clevis aba yarabyaye umwana w'umukobwa yaramubyaranye na Deborah. Umwana w'umukobwa rero aba yitwa Deborah Crania, afata amazina ya mama we ndetse Clevis bakayisanisha na Crania. Papa waba yumva ko umwana we nawe yatangizwa n'izina rijya gusa n'irye. Umwana wabo rero w'umukobwa aba yitwa Crania. Clevis rero arataha agasanga mama we ari kumwe n'umwuzukuru we. Ahita abaza mama we akamubaza ati ariko ko mbona wagira ngo uru rugo rurimo wenyine, bimeze bite? Mama Clevis ati mwana wanjye ntago ndurimo njyenyine, urabona ntari kumwe n'umwuzukuru wanjye, ubwo se ubwo urumva ndurimo njyenyine kandi ndi kumwe na Crania? Clevis araseka avuga ati no way, ntabwo bishoboka. None se uretse gatoya nkubaze, uru ruhinja rw'amezi angahe rudashobora no kuba rwakuganiriza, nirwo uvuga ngo ntago uri wenyine hano? None se ubu Crania koko yagutera iyihe story? Yakuganiriza iki? Ni iki wamutuma ngo akizane? Mama ati mwana wanjye ibyo biyihorere, umukozi arahari kandi nawe urabizi ko umukozi wacu tumufata nk'umwana mu rugo, tuba twaganiriye, uretse ko mba numva nshaka kuba nirebera uyu mwuzukuru wanjye, atari kugire vuba dore n'umwe kandi byibura wenda nka batatu bakurikiranye, aho nta kindi kintu nzongera kukwishyuza. Clevis ati ariko mama, utekereza ko kubyara ari ikintu umuntu atekereza agahita agikora muri ako kanya? Bisaba n'agahe. Mama byibura girira n'umugore wanjye impuhwe. Ese ubu uyu ntarageza n'umwaka urimo uratekereza abandi babiri? Mama nawe urarengereye rwose. Ndati yewe mwana wanjye, erega nagize umwaka wo kubyara uri umwe, mba numva abana ntabyaye byibura we bose wababyara. Uwakubwira ko mba numva wabyara nk'abana nk'umunani, byibura batatu bagombaga kukwiyongeraho, bakaba bane, mukaba muri bane, n'abandi bane nka bawe, ubwo nyine ukababyaye abanjye nabo nagombaga kubyara. Clevis araseka avuga ati mama muri iki gihe ibyo ntabwo bigezweho, ubundi ubyara bushoboye kurera nabo uzatunga, ntabwo ubyara kugira ngo wuzuze isi gusa. Ese mama byakunezeza mbyaye abana bakabaho nabi? Ndati sigaho w'ibinkunguzi, ibintu byose ufite, ubutunzi bwose ufite, ushyireho n'ibyo se yasize, byose biri mu mazina yawe, ubwo abana bawe bazabaho nabi gute? Atuzi ko amafaranga dutunze niyo wabyara abana veni wabatunga, ntukabinkunguza ariko. Clevis ati okay, ubwo n'ubusabe bwawe, ariko leta idushishikariza kubyara byibura abana bake dushoboye kurera. Undi ati uramonda sinuga, shaka ibindi umubwira, wiza n'urwitwazo rwo kuvuga ngo ntushoboye kubarira, kuko ibyo ufite ibyo utunze birahagije. Amamiliyari ufite ku makonti, yewe n'ibigo bikomeye bikubereyemo imyenda bitewe n'ibyo wagiye ubagemurira batarakwishyura. Niba ushobora kuba wafata ikiraka ukaba wakinjiza miliyoni 100 mu masaha, ibaze mu masaha, hari ubwo mwana wa aho Imana itakugiriye neza ni he? Waruzi neza ko bagiye gukora igenzura ari wowe musore nangwa se mugabo ukiri muto
utunze amafaranga menshi muri iki gihugu, reba imyaka ufite ariko. Clevis ati mama ibyo byihorere, kuba ntunze ibyo njye simbigira iturufu yo kwishyira hejuru, sinangombwa ko abantu banamenya ko ntunze. Icy'ingenzi ni uko mbayeho neza njye n'umuryango wanjye. Ariko z'ubundi tukiri aho, Debora ko ntamubona arihe. Undi ati uvuze Debora uranyibutsa mwana wawe. Ati numvaga nshaka kukwibariza, umugore wawe asigaye afite akahe kazi? Ko mperuka ibintu byose warabimukuyeho. Mperuka bimwe yakoraga akiri n'umukobwa mwaranabigurishije, kubera ko yabikoreraga mu ntara. Waramubwiye ngo yicare wenda no ku kwezi uzajya umuhemba, ndabizi ko umugenera amafaranga ariko atuze yite ku mwana wawe. Ariko ahora mu ngendo zidashira, kandi akagenda akabiyo, agataha bwije. Njyewe bikancanga, ariko urumva nyine nkanjye sinajya kumubaza kuko se ndi umugabo we. Ibi bintu maze iminsi mbibona bimaze nk'amezi nkangahe. Inshuro abari hano bazibara mwana wawe. Ahubwo ukoze hasi unyibutse ibuye, waba waramushakiye akazi simbimenye. Ati naho ubundi turetse ibyo njyewe rwose Debora nta kibazo dufitanye, tubanye neza. Ariko nyine nsigaye mbona ava hano buri munsi kandi yambaye neza. Ariko imyambarire agenda yambaye itandukanye n'iyo nsanzwe muziho. Debora ntakikoze igitenge, Debora ntakikoze ikanzu, Debora asigaye yiyambarira nk'inkumi. Asigaye afite akazi ko muri office. Clevis arabyumva akarita mu gutwi, akavuga ati mama byihorere, ubwo aba yatembereye yajyanye n'inshuti ze. Ariko bimutera kwibaza byinshi mu mutwe we, akibaza ibintu umugore we asigaye yahugiyemo bituma agenda kandi asize umwana w'uruhinja. Umutima umwe uramubwira ati uze gutobora ubaze umugore wawe, undi ukamubwira ati bumwihorere ubanza ugenzura umenye ibintu asigaye bamo muri iyi minsi. Bakiri aho ngaho, Debora ahita yinjira. Amaze kwinjira asanga umugabo we yicaye. Ahita avuga ati oh baby watashye, ko watashye kare uyu munsi ra? Ahita amuha akabizu, bizi isanzwe nyine y'abantu bakundana nangwa se babana. Clevis ati uyu munsi numvaga naniwe, ati ibintu byinshi nsize sekreteri wanjye ari kubyitaho. Debora ati narabibonye Gaju n'umuhanga. Gaju rwose ngira ngo ahari niyo wagenda ukamara imyaka. Gaju na manager ibintu byose babyitaho. Ati kuko nabonye rwose bazi gukora akazi kabo neza. Debora ati mama se yakwitayeho? Ahita avuga ati ndabibona n'inkweto uracyazambaye. Ahita azamuka akihuta akajya mu cyumba agakuramo inkweto ndende aba yambaye. Ahita ahindura imyenda yari yambaye vuba vuba, aragaruka agakuriramo umugabo w'inkweto, ndetse akanamukuriramo ikote n'ishati yari yambaye, asigara yambaye isengeri. Tamuzanira izindi nkweto zo mu nzu agomba kuba yambaye. Ahita atangira gukora inshingano rwose nk'izo mu rugo. Clevis aramura akavuga ati babe urasa neza, ndabona makiyaje yawe uyu munsi rwose yarirenze, ariko hari n'agaparufe kari kuguhumuraho keza. Ako gaparufe se wakaguze ryari? Debora arya indimi akabura icyo avuga, ariko akavuga ati ataka n'agaparufe nyine abashuti banjye basigaye bakoresha. Turabizi ko abakobwa kenshi bakunze kugendana uduparufe. Ni perfume nisize y'umushuti wanjye ariko sinzi uko yitwa, ndaza kumubaza. Clevis ati nayikunze. Niba wayikunze kuko wayiteye uyikunda, uze kumbwira uko yitwa iyo perfume nyikugurira.
Debora n'ubwoba bwinshi aramwenyura akavuga ati ntago ari ngombwa mugabo mwiza, perfume mfite hano zirampagije. Travis aramwihorera. Amasaha rero arisunika, umukozi agategura ameza, hanyuma bakajya ku meza bakarya bakanywa, barangiza bakajya kuryama. Ariko iryo joro Travis ntagasinzira, areba uburyo umugore we aryama agasinzira nk'umuntu uba unaniwe, kabona umugore we ntagishaka kumwikoza ariko ntabyiteho, gusa agatekereza cyane, ari nako yibaza ku magambo mama we yamubwiye. Travis rero ahita yigira inama yo kujya ataha atunguranye kugira ngo byibura arebe ese umugore we aba ari mu rugo inshuro zingahe, ese agenda ryari na ryari. Rimwe na rimwe rero Travis agataha mu masaha ya mu gitondo, yagera mu rugo agasanga hari mama, hari umukozi, ariko Debora nawe uhari, kongera akigendera. Yarangiza agasohoka, yagera mu muhanda agafata telefone agahamagara umugore we akamubwira ati babe, umeze neza, ndumva nagukumbuye, nanjye akazi kari kugenda neza. Ati umeze neza se wowe? Undi ati nanjye meze neza. Ati mama n'umwana nabo bameze neza? Debora ati yego nabo bameze neza. Ati uri mu rugo kandi? Nizere ko uri mu rugo. Debora ati babe, urumva hari ahandi hantu n'abandi? Ndi mu rugo. Hanyuma Travis agatungurwa no kumva umugore wamubwira ko ari mu rugo kandi ahavuye n'ahamusange. Abikora nk'inshuro 3 zikurikiranya, ari nakamuhamagara umugore akamubeshya akamubwira ati ndi mu rugo. Biramucanga bikamushobera, agatangira kwibaza impamvu umugore we asigaye amubeshya. Rimwe akigira inama yo kuvuga ati reka noneho rimwe nzamuhamagare mubwire ati reka ngo uhamagare video call ume mama n'umwana tuvugane, ndumva mbakumbuye. Ibyo nabyo arabigerageza, ariko Debora akamuha impamvu avuga ati babe, hari utuntu ndi gutunganya, n'ubundi mu kanya urabutashye mama n'umwana urababona. Ariko Travis kuko aba ari umunyamahoro aramwihurije kuko nta kindi kintu cyo gukora bafite. Atangira kubura amahoro, akabura ibitotsi, yaba ari no mu kazi bitangira kugaragara. Imwe yicaye muri office ubona ibitekerezo byose byagiye biri kure, ariko ari kwibaza ati ese umugore wanjye ni ibihe binasigaye ahugiyemo muri iyi minsi bituma nkora agenda agasiga umwana wanjye, ndetse nanamubaza ngo uri mu rugo akambeshya ko ahari kandi mba nahavuye ngasanga ntawe uhari. Yunamiriye rero Gaju arinjira agasanga rwose ari kure mu ntekerezo. Gaju aramubaza ati boss, impapuro nazanye hano mu gitondo mwaba mwazisenyeho? Kubera ko rero Travis aba ari kure mu ntekerezo, nta nubwo abasha kumva ibyo Gaju ari kumubwira. Gaju arongera akamubaza ati boss, ndimo ndakwibutsa impapuro nazanye hano mu gitondo, mwaba mwabashije kuzisinyaho? Travis nabwo araceceka, amara guceceka Gaju ahita amwegera akamukoraho akamubwira ati boss, umeze neza?
Clovis ahita yikanga avuga ati waje ryari? Gaza ati maze hano umwanya munini ahubwo se umeze neza? Boss urarwaye? Clovis ati never mind, I'm okay. Gaza ati yeah boss wimbeshye. Are you okay? Gaza ati yes I'm okay. And ati sure? Yes very sure. I'm okay. Ahubwo se ngufasha iki? Gaje ati narinje kureba za mpapuro ndebe niba wazisinyaho. Ndati impapuro nta nubwo aba yazibonye kandi ziba ziri imbere ye. Clovis ati impapuro ntazo nabonye. Gaje ati kandi mbona zikuri imbere. Clovis ati nizi se? Gaje ati boss nubwo umbeshya ariko ushobora kuba ufite ikibazo, ariko byibura nukenera umuntu uze kumbwira ndahari ngufasha. Gaje ahita abwira boss ati nanone fasha usinye kuri izo mpapuro kuko zirakenewe cyane. Clovis rero azisinyaho. Gaje ahita asohoka ariko ukabona nyine nawe asohotse ari kwibaza kuko nubwa mbere aba abonye boss yacangamukiwe ameze gutyo. Hanyuma rero iminsi irakomeza ikicuma ikaba myinshi. Debora ntareke amabi ye aba ari gukora cyane ko abava mu rugo agiye guhura na Medi. Umunsi umwe rero arimo agenda ari kumwe na Medi, Carrie arababona. Carrie akibabona ahita yibaza ibintu byinshi akavuga ati ndimo ndarota nangwa amaso yanjye ari kureba neza. Carrie nta kindi kintu akora arabakurikira ngo arebe abari bo. Mu kubakurikira arareba agasanga kuko ni Medi na Debora. Kugira ngo averifyinge neza afata telefone ye agahamagara Medi, akabona kuko Medi niwe witabye. Medi aramwitaba akavuga ati karamebu. Undi ati umeze neza se shu? Undi ati yego nari meze neza. Ati none se ko nagushakaga byihutirwa ndakubona gute? Medi ati Carrie mbwira ikibazo ufite kano kanya ntabwo uri bumbone. Undi ati sugiye urahuza ubundi? Medi ati Carrie reka ibi tuzi kubiganiraho ntashye ariko nyine ndahuze. Carrie ati okay ngaho nyoherereza amafaranga nisohokana. Ati ndabona n'ubundi wowe udahari, nagira ngo unsohokane kuko numvaga mfite irungu. Ati ndaje mpamagarira guruna namubwiye ko wanyimye umwanya. Medi ati Carrie gabanya ubwana, niba uyu munsi ntabashije kugusohokana ejo nzagusohokana, si ngombwa ngo ubibwire Raoul. Urabizi Raoul n'umuvandimwe wanjye nubaha, ntuze kuduteranya rero. Carrie araseka ati I was just kidding. Subwo urumva namubwira mpera he? Nahera hehe se ubundi? Ahubwo ngaho nyoherereza aho ngaho nka veni nisohokane, ariko ntacyo duhereze nka 50 kuko ndajyana na Ekim. Medi ati waritse wowe na Ekim ejo nkazabasohokana se? Carrie ati oya ndashaka gusohoka uyu munsi na Ekim, ubwo uzadusohokana ejo nawe. Medi ati sawa. Ati haryo nsabye angahe? Nkusabye 50 yonyine. Carrie ati gabanya imikino bana, turi babiri kandi turi abakobwa, yo ntaduhagije. Okay ntacyo duhereza ibyo ushaka ariko njye nayo nari nkwatse. Medi ati sawa. Carrie we icyo abashaka no kuverifyinga ariko anabyungukiramo kuko ahita abona amafaranga. Hanyuma kugira ngo akonfaminge ahita ahamagara Ekim
kuri telefone ahita amubwira ati Ekim uri hehe? Undi ati narindi home. None se nta kuntu wafata agapike ukaza tukajya kurya ubuzima? Ekim ati kare ko turi abanyeshuri bizi ko nta kazi tugira, ubuzima turajya kuburya muke, nta mafaranga. Kare ati Ekim gabanya ubwana wanda, ngwino tujye kurya amafaranga njyewe ndayafite, Meddy yayampaye. Ekim ati sawa, iminota mike ndaba nkugezeho. Kare rero ahita agaruka mu rugo akitegura akambara neza. Asoza kwitegura rero na Ekim amugezeho. Kare areba Ekim akavuga ati ese wowe buri munsi uhora umbera mushya, mbona ubwiza bwawe bugenda bwiyongera, ubundi what's wrong? Ko n'ubwiza gusa. Ekim ati shajya ugabanya ntukanzane iyo mikino, ubwiza buhese ntukanshonge. Kare ati okay, wenda buriya uzabyemera rundi bikubwiye utari njye. Ati gusa Ekim uri mwiza n'ukuri, basi jya ubyemera, nushaka nyine ntubyizere ariko wemere, ninjya mbikubwira jya ubyemera, urabizi ni inshuti yawe ntago nakuryarya. Ekim ati ubwo ari wowe ubivuze ubwo nibyo, ariko sinjya mbyizera. Ndahita mubaza ati ubundi amafaranga wayikuye? Undi ati ni Meddy wayampaye. Ati Meddy wa wundi umwe mu bana hano? Undi ati yego. Atari kumva mubwiza ukuri Imana yanjye Kare, that guy he is very handsome. Ati mana yanjye. Ati noneho Meddy araseka ngatwarwa, n'ubwa mbere nabonye umusore nkumva nanjye umutima wanjye wikanze mukunda. Kare ati kagira inkuru, Meddy ndize? Ati ariko nta nubwo ujya ubireba. Ati Meddy aseka neza pe, byo nyine ntujya ubona ko ngiye yari guseka mba numva yakomeza akamwenyura. Ati kuko byibura nibwo uhita ubona ubwiza bwe bweruye. Kare ati ni ibisanzwe ngiye niba ari uko nabimenyereye. Ati gusa nyine ntago nabijya kure sinanabihakana, ibyo koko Meddy aseka neza, ikindi kandi ni na mwiza. Ubwo rero ngiye mbonera ibintu bisanzwe. Ekim ati nyine wowe impamvu ubona bisanzwe nuko muhorana, muba muri kumwe, umubwira ibyo ushaka, umufata uko ushaka, umukiniraho uko ushaka, ariko that guy ni mwiza pe. Ibaza umusore nanjye nabonye nkumva nifuje ko yantereta. Kare ati nguhe passes? Ekim ati se ubwo urumva nyine wowe ntago ubyumva? Kare ati reka dusohoke, Meddy tuzamutega agatego, wowe ubwe nakwikundira ndabizi azagutereta, kuko muri iyi minsi ari na single kuva Deborah yamuhemukira ntago yongeye gukunda. Abakobwa baba babonamo ibindi kubera igikomere agira agendana. Sinzi ko uyu munsi yakongera gukunda. Ekim ahita yikangamo ati yarahemukiwe, ubwo Deborah wamuhemukiye se ninde? Kare ati harya ntago nigeze nkubwira nyine Meddy aho nigaga nyine Olivo, nyine cya kigo nyine Meddy ayoboye, twarahigaga njye na Deborah. Wa mu Deborah mfata nyine nka mukuru wanjye ntabwo umuzi. Undi ati wa wundi se wakoze ubukwe umwe twari twambariye twese? Undi ati yego uwo nguwo. Ati uriya mukobwa mwiza kuriya? Ati uriya rero yakundanaga na Meddy.
nyuma nyine aza kumurika akundana n'uriya ubona babanye. Ndumva bibabaje disi, ariko abakobwa turahemuka. Karoti nyine turahemuka ariko ntabwo ari twese. None si ibyo Debora yakoze n'undi nyine hari utabikora, ariko nyine ntabwo ari twese duhemuka. Nubwo umwe ahemuka bikiturirwa twese, ariko hari abakobwa bagifite umutima. Akimati nanone ibyo uvuze nibyo. Ati rero unteye kwikangamo, niba yarahemukiwe mu rukundo byagorana ko yankunda. Karoti ariko nawe ntukitakarize icyizere. Icya mbere ni uko uri umukobwa mwiza kandi uzi ubwenge. Ndabizi Meddy yagukunda. Akimati twisohokere, tugende tujye out. Bahita basohoka nyine bakagenda. Hanyuma tugaruke kuri Clevis. Aha bari n'ubundi ibintu byamushobeye byamucanze, n'ubundi arataha agatanga umugore we mu rugo, cyane ko Debora basigaye agendana na Meddy bagatindana, akanibagirwa ko yasize umwana w'uruhinja. Nta kintu n'iki na kimwe bacyitaho. Meddy rero na Debora ibyo biba bimaze gufata indenera. Gusa Clevis ahita yigira inama, akavuga ati ngomba gukurikira uyu mugore nkamugenzura neza, nkamenya ibintu ahugiyemo. Ariko akabona umugore we arataha yishimye, atanga keya zidasanzwe, mbese ukabona umugabo wamwitayeho cyane. Byose ari ukuyobya uburari kugira ngo umugabo we atazamuvumbura. Bucya mu gitondo rero Clevis arabyuka nk'ibisanzwe, akabwira umugore we akamubwira ati babe ngiye mu kazi, sasa rero wiyiteho kandi ugira umunsi mwiza, ndagukunda. Debora ati nawe wiyiteho nanjye ndagukunda. Clevis aragenda, ariko imodoka ye ayiparika hafi yo mu rugo. Abareba mu rugo, cyane ko inzu yaba ari etaje igeretse 3, ariko ajyaho agitegeye. Debora arabyuka akabanza akajya muri floor ya 3, hejuru akabanza akitegereza mu mujyi, akareba ukuntu abantu bari kugenda. Agaruka mu nzu akoga, agaruka hamwe yarahagaze yambaye neza, ubona asa neza. Clevis byose ababireba. Debora rero ahita avugira kuri telefone, wagira ngo hari umuntu bari kuvugana. Ako kanya rero hashira akanya hakaza imodoka igaparika. Imodoka ya Meddy niyo ibije kumutwara. Byose rero Clevis aba ari kubireba. Umugore we amanuka mu rugo amureba, asohoka gate amureba. Meddy asohoka mu modoka agafungurira Debora, ariko mbere yo kumufungurira barahoberana nyine, ubona ko ari nk'abantu rwose bafite ukundi kuntu babanye. Akamuha akabizu. Byose Clevis aba bireba. Debora rero ahita yinjira mu modoka, Meddy agafunga umuryango, ahita nawe anyura inyuma akinjira mu modoka, bagahita berekera. Muri uko kugenda rero Clevis aba bari inyuma bakurikiye. Binjira muri hoteli ahantu, byose ari kubireba. Arabakurikira akareba icyumba bagiyemo, yarangiza nawe agasaba icyumba kiri hafi aho. Aragenda akirirwa muri icyo cyumba, ariko arimo aracunga umugore we na Meddy. Birirwamo aho ngaho, yewe bakanasohoka bakajya muri pisine bakoga. Akareba uburyo umugore we
ari mu maboko y'undi mugabo, akareba uburyo yishimye, akareba uburyo ari kwitwara, byose rero bituma ata umutwe, ahita afata inzira ataha yataye umutwe, agera mu rugo agasanga mama we ari mu rugo n'umwana. Mama we nta nubwo anamuvugisha, ahubwo ahita azamuka akajya mu cyumba cye akifungirana. Mama we rero ahita amukurikira, asanga yifungiranye, akamukomangira. Revisi akavuga ati mama, ndakwinginze ndeka mu mwanya njyenyine